jewe nkimara guhabwa izo mpano impano y'ubuhanuzi nkimara kuyihabwa nje Imana yarayimpaye nyibona amaso ku maso noneho naje ndahanura ibintu bwaca mu gitondo umuntu akaza akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye nabihanura ni no ku mugoroba nkeje akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye ubwo mbikomezamo gutyo abantu bakaja banshaka bakavuga bati ubuhanuzi wahanuye bwasohoye gutya bwasohoye gutya ubwo numva yuko ndi kugendana n'Imana akesho akunda kubabwira none ejo bakaza bari kuvuga ati ibyo watubwiye byasohoye bati byasohoye ari no ku mugoroba bikanasohora haba ari nkejo mu gitondo bikanasohora ubwo menya ko ndi kugendana n'Imana nkorana n'ubwo buhanuzi gutyo impano yo kwerekwayo ubwo iyo ndyamye mbona taburo imbere yanje nkabana taburo y'ikintu runaka ubwo uko nkibonye akabari ko gisohora ubwo naye nyibona gutyo mpano yo gusengera abarwayi iyo ngiye gusengera nk'umuntu urwaye yarava mu mubiri hari ikimenyetso yeri mpaga nkakibona ubwo nyine namara kukibona nkavuga nti arakira umuntu akabarakize gutyo Yes, turabasuje amahoro y'Imana abane namwe umugisha w'Imana ube kumwe namwe. Turagusuje wowe wahisemo neza gukurikira Hinduka Official. Mwifurije kugubwa neza no kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri, ariko Kristo ari ubigizemo uruhare. Ni wowe wakoze subscribe mbere yo kugushimira, share na comment turagushimira nawe utarabikora, tugushikarize kugira ngo bikoye ukomeze kudushigikira dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, turushaho ku muryango mugari twamamaza ibya Yesu. Kandi nzi neza ko mu Imana izagirira neza twese turimo. Nukuvuga ngo mu bantu benshi Imana yiteguye kugirira neza, nawe uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana kuri yica no mvugira ngo amen. Rero Imana y'amahoro ibaho umugisha ubwira tabara abayisirayeli nawe ze kubonekamo niryo jambo nkwifurije Imana ibahe umugisha. Ikaze ni karibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natwe twifuje kubana namwe mu iki gitondo. Yego. Sisido sikere boba tura sasikere boba etosa sikere boba natwe twifujije kugira ikiganiro namwe mu iki gitondo. Yego. Reka tugusabe wibwira abadukurikiye amazina yawe aho utuye muri make abantu rwose tukumenye. Amazina yanje nitwa Nyinambonera Farazia. Yego. Ntuye muri Musanze. Murenge akagari umudugudu agasantere nyine ku buryo umuntu agira. Reka ro iyi Bibiliya buyifunze uraza kuyifungura tugeze mu gihe cyo kuyikoresha kugira ngo itakurangaza. Ntuye muri Musanze. Yego akere naka Musanze. Umurenge ni akagari ni Bukinanyana. Yego. Umudugudu ni Rugeshi. Yego umurenge ni wa Cyuve. Umurenge ni wa Cyuve. Yego. Aho niho mbarizwa. Uri umumama. Ndi umumama. Yego. Nkaba nkunda gusenga, nkaba nkunda n'Imana, nkaba nkunda n'abantu bayo. Yego. Rasisi dosante. Nawe ndagukunda, nkunda abantu bose Imana yaremye. Yego. Ndabakunda, ngakunda n'Imana yaturemye. Frazi yasengera hehe? Sengera muri ADPR. Yego. Yego. Reka tugusabe udutangirize n'isengesho ngo Imana ize kubana natwe. Ariko ndi kumva mwuka wera araha hantu. Haleluya. Karibu n'isengesho. Kadusenge Imana. Mwami Imana yacu. Mana data wa twese. Mana nziza, Mana ishobora byose. Mana turagushimye, turaguhimbaje kuko twemereye uyu mwanya kugira ngo tuwinjiremo. Warinze abantu bawe, natwe uraturinda, izina ryawe ryiza nirishimwe. Mwanya nk'uyu rero Uwiteka Nyiringabo, tugiye kwinjira mu iki kiganiro, ururukubane natwe. Abaracumva bose Uwiteka Nyiringabo, ubagirire neza, bakuboneraho umugisha. Resisido sikere boba utasikere bo, natwe tukubonereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abarumva iki kiganiro bose Uwiteka Imana data wa twese kigiraho kibakora kigire naho kibashira, natwe tugirire neza ku bw'izina rya Yesu. Amina. Yego. Imana iguha umugisha. Amen. Nibwo bwa mbere uje kwiba ibyuma? Nibwo bwa mbere.
hano rero iyo tuhageze yego tuba tuje kuvuga ijambo ry'Imana ku isi yose. yego Ubu gutya dukurikiwe n'abantu bari mu Burayi, Yego. bari muri Amerika, bari Yego. muri Aziya, bari mu Yego. bihugu byinshi byo muri Afurika, bari mu Yego. ntara nyinshi zitandukanye zo mu Rwanda. amina. Imana yagiye ikubwira ngo izakwamamaza. Imana yarambwiye ngo izanyamamaza, Eh, ngo izangeza mu bihugu byose, yego, ngo nzakorana nayo, yego, aho nzagera hose nzayikorera. Yego. Nanje naravuze ngo ngiye kuyikorera kuko nanje yankoreye ibitangaza. Yego. Imana yacu dusenga ni inyamaboko, Ni ukuri. ni inyambaraga, Yego. ikora byose, ntacyo wabura uri kumwe n'Imana, nta Ntacyo. n'icyo washobora kubura kuko uri kumwe n'Imana. Ni ukuri. Nanje Imana yangiriye neza, Yego. yankijije indwara nyinshi, inkiza ibyorezo byinshi, niyo mpamvu niyemeje kuyikorera. Yego. Aho nzagera hose nkiri mu mubiri nzayikorera. amen. Amina. Faraziya yakijijwe ryari? Bumaze Izina ndi imyaka kurivuga neza ra? Ni Faraziya. ni Faraziya. Yego. Bumaze imyaka 25 kijijwe. Yego. Kuva muri 2001 rwose ukijijwe. Kijijwe nsenga Imana, ndi umukirisitu, Yego. ndi umunyamasengesho. Ni ukuri. Nkunda Imana, nkunda n'abantu, nkunda gusenga, nkagirana ibiganiro n'Imana, Yego. nkagirana ubushuti n'Imana, nkagirana n'ubushuti n'abantu. Yego. Haleluya, haleluya. Amena. Amin. Niyo myaka 25 maze ukijijwe. Hari impano Imana yaguhaye? Imana yampaye impano nyinshi. Se tubwire. Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi bagakira. Yego. Imana yampaye impano yo kwizera. Yego. Imana yampaye impano y'ubuhanuzi. Yego. Imana yampaye impano y'ijwi. Yego. Imana yampaye impano nyinshi. Ni ukuri. Ndi kumva wibera mu byo kwerekwa gusa. Nibyo niberamo. Nibyo niberamo. Imana yangiriye neza, nkorana n'Imana. Imana yangiriye neza, ndahanura. Yego. Imana yangiriye neza, nderekwa. Imana yangiriye neza, nsengera abarwayi bagakira. Yego. Imana yarabimpaye. Ibyo bimaranye imyaka ingahe? Izo mpano zimaranye imyaka ingahe niba wibuka? Izo mpano nzimaranye imyaka 20. 20. Hari Imana yaragutetesheje Imana kumara yangiriye. imyaka 5 ukijijwe, igahita ikwihera izo mpano zose mu gihe hari abantu bazirukankaho bari kuzishaka bakazibura. Nje nshinjira muri ADPR, Yego. ninjiyemo ari icyifuzo gusa mfite cyo kugira ngo Imana nimpe umwuka wera. Ubwo iyo myaka 5 isize, Imana ingirira ubuntu, Yego. imperezi izo mpano, nanje nziciramo ndazikoresha, Yego. na n'iyi saha ndazikoresha. Akenshi ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Yego. Wowe mw'icyo gihe ugitangira, akenshi niyo umuntu agitangira ibintu, reka nguhe urugero. Yego. Nanjye ngitangira ibi byo gukora gutya kuri YouTube. Yego. Igihe navugaga ni Semana yanjye, abantu ibi biganiro bari kubikunda, ariko Yego. ngiye kubona nkabona umuntu arampamagaye ati Concorde niko nitwa. Yego. Ati Concorde rwose komerezaho, ati uyu muntu watuzaniye yadusengeye gumamo. Nanjye Yego. nyine naravuze ni bya bintu Imana iranshyigikiye. Amina. Wowe ni ryari wamenye uti ni ukuri Imana iranshyigikiye mu buhanuzi? Ni uvuga ngo ubwo hari ubwo wari uhanuye bwasohoye. Ni ryari, niba wibuka icyo gihe nubwo ari kera? Njewe nkimara guhabwa izo mpano, impano y'ubuhanuzi nkimara kuyihabwa, Yego. nje Imana yarayimpaye nyibona amaso ku maso. Noneho naje ndahanura ibintu, bwaca mu gitondo umuntu akaza akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye. Yego. Nabihanura ni no ku mugoroba, nkeje akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye. Yego. Ubwo mbikomezamo gutyo, abantu bakaja banshaka bakavuga bati ubuhanuzi wahanuye bwasohoye gutya, bwasohoye gutya. Yego. Ubwo numva yuko ndi kugendana n'Imana. Akenshi bakunda kubabwira, none ejo bakaza bari kuvuga ati ibyo watubwiye byasohoye. Bati byasohoye, ari no ku mugoroba bikanasohora. Yego. Haba ari nk'ejo mu gitondo bikanasohora. Yego. Ubwo menya ko ndi kugendana n'Imana, nkorana n'ubwo buhanuzi gutyo, impano yo kwerekwayo. Ubwo iyo ndyamye mbona taburo imbere yanje, nkabona taburo y'ikintu runaka. Ubwo uko nkibonye akaba ariko gisohora, ubwo nayo nyibona gutyo. Hano yo gusengera abarwayi, iyo ngiye gusengera nk'umuntu urwaye, iyo arava mu mubiri hari ikimenyetso, iyo ari mpaga nkakibona. Yego. Ubwo nyine namara kukibona nkavuga nti arakira, umuntu akaba arakize Ni gutyo. ukuri. Hari umugabo witwa Karebu, reka nkubaze ikibazo nifashishije Bibiliya. Uwitwa Karebu hari ibintu Imana yamusezeranyije afite imyaka 40. Noneho biza gusohora afite imyaka 85, yashize imyaka 45. Noneho kuko yagombaga kujya kurwana,
urihangana ntego gutwi neza ego kuko yagombaga kujya kurwana uga ngo Imana imuhe gakondo yari yaramusezeranije Heburoni arangije ajya kwa Yosuwa niwe wari ubayoboye aramubwira tumva Yosuwa twumvikana ibyo Imana yambwiye turi Kadeshi y'Ibaruneya yego icyo gihe naretabaraga nkanesha imbaraga nari ifite icyo gihe mw'iyo myaka n'ubu ngubu izo mbaraga nizo ngize ute nizo ngifite mpesha umugisha ubu ninjye kurwana n'abariya banaki bari Heburoni nzahanesha nawe icyo gihe imbaraga wari ufite uhanurira abantu none ejo bakazavuga ngo byasohoye ugitangira nizo ugifite cyangwa ubusiga uhanura bigatinda oya ubu nizo ngifite Imana yaramfashije ubu nizo ngifite yego usubije amaso inyuma mu gahe gatoya nko mu cyumweru cyase mu kwezi kwa gatanu dutangiye hari uheruka guhanurira nawe binasohora vuba no kuwa kane no kuwa kane narahanuye byasohoye wamuhanuriye kuwa kane kuwa kane naramuhanuriye byasohoye mu gitondo yaguhamagara kugira ngo byasohoye yampamagaye ambwira ko byasohoye ni umuntu nahanuriye ko Imana imukijije uburwayi none yampamagaye ati narakize yego ubwo wongeye nk'umunyamakuru namaze kubona umutwe w'amagambo y'icyo kiganiro ndandikaho nti uyu munsi nasuye umuhanuzi uguhanurira none ejo bigahita bisohora kuko ngendera kuki ku bimenyetso hari n'uwo turi hano inyuma Julien ngwino yego hari n'uwo turi hano inyuma nawe hari ibyo ari guhamya yego uyu muntu nahujwe nawe n'umukozi w'Imana witwa Julienne arambwira ati mfite umuhanuzi uri mu mavuta akeneye kuza kuvuga ijambo ry'Imana Julien ari kumbwira ngo ibyo yahanuraga kera agitangira ati abantu bahitaga bazakambwira ati ibyo waduhanuriye ejo uyu munsi byasohoye arambwira ati n'uyu munsi bigize ute birakomeje niko bikigenda arambwira ati aro yahanuriye kuwa kane uyu munsi tuwa gatandatu ngo ejo yamubwiye ngo byasohoye noneho nawe uri inyuma bitewe na kakavuyo kawe nawe numva uravuze ngo hari ibyo ngo waguhanuriye ndavuga nti wowe ngwino ubitangemo ubuhamya kuwa kane twari turi kumwe k'umusozi kuri Rusagara Imana yatuvuzeho ibintu byinshi kandi kuba namuzanye imbere y'abakunzi bacu si uko muziho imbaraga z'Imana kuko mbakunda nanjye ntabwo nabazanira umuntu udafite imbaraga z'Imana cyangwa utari mu mugambi w'Imana nanjye mfite ibimenyetso birenze kimwe ko Imana imurimo nanjye hari ibyo yambwiye kuwa kane Imana yarabikoze yabimbwiye kuwa kane hari saa 7 kuwa gatanu saa 4 zari byabaye ubu nanjye ndi mu mashimwe haleluya amina ubu turi saa 3:43 Mana wakoresha umukozi wawe akagira icyo ambwira nanjye nibura saa 9 kikaba gisohoye nanjye nihagira iciza mama Imana nigira ibyo ikora ndabikora kuko nje sinikoresha nkoreshwa n'Imana Imana yavuze ndavuga yego iyi Imana yacecetse ndacecetse yego ntabwo ari ibintu mpaha ntari ibintu nisomera nje nkoreshwa n'iyera yampamagaye yego nanjye nihagira icyanjye kiza ukingire ndakiriye ko ndi umuntu ukunda ubuhanuzi aho kumenya amakuru y'ahazaza we nkaba mbizi nkubari ibintu ejo ndabi kuntera ubwoba ari kiyeri rangije ramwita mwana wanjye humura niyo mpamvu ko nanjye nifitiye morali rata nubwo byakomera ariko tuba dufite ijambo rya nyiri ijambo kandi reka nkubwire ngo umuntu yaba ari gitifu w'akagari akagusezeranya ikintu ejo wajya kumureba ugasanga baramwimuye cyangwa baramwirukanye akabura uko yabigukorera ari kiyera yacu ntabwo igipfa ntabwo igihinduka ibyo yakubwiye muri uyu mwaka ivuga ko izabisoza muri 2030 izanabisohoza haleluya amina uranyihanganira nanjye nyine mba ndi kwifashirizwa gutyo nuko ntago ari ukwiharira ijambo amena yego nta muntu wigeze ushyira ubuhanuzi akagupinga cyane cyane nk'abo mwabyirukanye cyangwa se abo muturanye dore ko bakunda kuvuga ngo nta muhanuzi mubabo ariko nyuma nawe akaza ari kuvuga ati ni ukuri nubwo nari napinze ariko Imana ikorera muri farazi ya Imana nyamana hari abantu wenda umuntu ahanura bakavuga ngo mbese kuko hari igihe Imana ishobora kugukoresha ugahanura nk'ikintu gisa nkaho gikomeye nanga kiremereye ukakihanurira nk'umuntu nk'abantu ku ruhande bakavuga ngo ariko si ngo biri yahanuye ngo bizasohora iyo babivuze gutyo rero bakabona kirasohoye baravuga bati ubuhanuzi bwari buri muri runaka n'ubuhanuzi yego
ngo ubuhanuzi bwemerwa bugize gute busohoye. Hari abo wigeze uhanura gutyo barangije bate farazi ya nawe yawe ati ubwo biri yavuze bizasohora? hari abantu nigeze guhanurira, bamwe n'abapasito barabaririmbyi twararirimbanaga. Imana irambwira ngo babwire ngo ko bagiye kuba abapasitoro. Abantu twaririmbanaga baravuga bati bariya faraziya nuko abana nabo, nuko asangira nabo, ahanuye mbese mu bigaragara mu kiryango. Ariko bamaze kubivuga nta mwaka gwashize batabagize abapasitoro. Baravuga bati rero ibyo faraziya yahanuye byabaye byo. Nukuri wowe nta buhanuzi wigeze ubona wabona ukuntu buguteye ubwoba ugatinya kububwira nyirabwo? Imana ariyo yabumbwiye natinya kubibwira nyirabwo, si bikagenda bite? N'urugero ushobora kubona ubuhanuzi ari nk'ubwo kubwira umuntu ukomeye w'umuyobozi cyangwa se w'umukire, wamukira abantu benshi nyine batinya, haba ku rusengero cyangwa se muri karitsiye, ukumva kajemo. Byigeze bikubaho? Ubundi hari igihe nyine ibyo bintu biza, wabona ukuntu umuntu ameze, ukumva mu bigaragara ku ruhande rw'umubiri ukumva uratinya. Ariko niba ari Imana yo mu ijuru yavuze, uravuga kuko ni Imana yo mu ijuru yavuze, ntabwo ari wowe wabyitekerereje, ntabwo anariweho wabyanditse, ni Imana yavuze. Imana ivuze rero uravuga. Nukuri Imana igukomereza amaboko. Nta murwayi bigeze bakuzanira cyangwa guhamagaye ngo ujye kumusengera, wagerayo nawe ukavuga uti rwose uyu murwayi nakira nzamenya yuko Imana inkoreramo ihambaye? Buriya iyo banzaniye nk'umurwayi nanga nkamubona ahantu ngiye kumusengera, numva nje imbaraga zanje z'umubiri zishize, hakaza imbaraga z'Imana. Ubwo ndasenga rero ntitaye kugira ngo wenda ndi kugira ubwoba, kuko imbaraga z'Imana ziba zindimo nizo ziba ziri kugira gute, ziri kunkoresha. Ubwo rero ngasenga, namara gusenga nkabona umuntu arakize. Wigeze ufite umutware? Ndamufite. Wigeze umuhanurira? Ntabwo yabanje yagupinga we cyangwa ngo kazemo kakandi se umuntu tubana? Ntabwo yampenze kuko yanzanye azi ko ndi umuhanuzi. Yanzanye azi ko ndi umuhanuzi, azi ko ibyo bintu mbibamo, yarabizi. Ntabwo ntiyashidikanya yuko impano zaje mu bana atarakumenya, ariko we yarakuzi, nawe arasenga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubwo nawe asenga, ntabwo abantu baza mu rugo ngo ababuze. Aramutse adasenga usanga kenshi ari ikibazo bibangamye, ariko Imana ishimwe yuko mwese muri abakristo. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Naryo rwose iri kuri ku mutima. Ntabwo tumeze nka kwa kundi yabaye kuvuga ngo mugire vuba mu kanya dufite inama y'abadiyakoni, mugire ute, waba uri kubwiriza imbaraga zije ukajya kubona bakuzaniye agapapuro kuri mimba. Ibyo Imana yagushyizemo ubitubwire rwose. Wumva ushaka gusoma ijambo, wumva indirimbo ije uyiririmbe, wumva ubuhanuzi buje ubuhanure, hano ni mu rugo. Naguhaye ikaze pe, ni karibu. Imana ishimwe. Gusa tutaragira ibindi tuvuga, iki kintu hari ubuhamya mfite muri make bw'icyo Imana yankoreye. Imana yigeze kunkiza uburwayi bukomeye cyane, bukomeye. Mburwara imyaka 3. Nagize inda bita urushwima, nyigira imyaka 3, ngerageza kuja kwivuza biranga. Imana irambwira ngo nzakwikiriza, wasenga nzakwikiriza kuko nawe usengeraga abandi bagakira. Nayimaranye imyaka 3, mw'iyo myaka 3 nsenze Imana iravuga ngo ndagukijije, inkiza inda y'urushwima nari maranye imyaka 3. Imana iransanga irambwira ngo ramburira ikiganza ku nda yawe, nkiramburira ku nda, ndasenga. Imana irambwira ngo ngukijije inda y'urushwima, ntabwo uzongera kwirwara ukundi. Ngo kuko usengeraga abandi bagakira, nawe ugomba kwisengera ukagira gute, ugakira. Amen. Imana inkiza iyo nda, ndayikira, ntanyoye imiti, ntagiye ku bitaro. Imana inkorera icyo gitangaza. Ubwo rero icyo gitangaza Imana yankoreye ntabwo
twakora ibintu ntakivuze Ni kuko ukuri. Imana ni inyamaboko. Imana iyo yizeye ikora imirimo n'ibitangaza. Imana iyo utayibangikanyije n'ibigirwamana, Imana iragusura ntaco waburana Imana. Ni ukuri pe. Haleluya. Amen. Imana narayibonye, nabonye Imana mu buryo butandukanye, nabonye Imana ikiza abarwayi, mbona Imana yambika, mbona Imana igabura, mbona Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ni ukuri. Ariyo mpamvu niyemeje gukorera Imana, ndavuga ngo ngiye gukorera Imana kugeza gupfa kwanje. Yego. Haleluya. Amen. Rasisido sikerebo ba utasikerebo. Ubwo rero nkunda kuririmba, katuririmbe umuririmbyi Yego. wa 16. Iyo ndirimbo iramfasha cyane Yego. cyane, katuyiririmbe. Ndagufasha cyangwa ifunguro. banza ufungo. Ya 16 mu gakiza. Reka nyirebe tutaza kubivangavanga. Kanyirebe mu gitabo 16 mu ndirimbo z'agakiza. 16 ni 16 mu gakiza. Ko ntayo nzi se Mana. Ivuga ngo za mbaraga zamanukiye abigishwa ba Yesu mu murwa Yerusalemu. Gushimisha 16. Mu gushimisha. Mu gushimisha. Ndimba 16 mu gushimisha, nzi ko ivuga ngo aba Yesu bishimira. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro rikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje riramuhaza riruhururushe, ushonje riramuhaza riruhururushe, niyo ngabo yanje nziza, ihora inkingira, n'urutare nubakaho, n'inzu yanje itagwa, n'urutare nubakaho, n'inzu yanje itagwa, uri umutambyi nemera, umwami untegeka, n'umungeri ujandagira, n'inshuti nizera, n'umungeri ujandagira, n'inshuti nizera, ni wowe bugingo bwanje, kandi kuri wowe niwo rero niwo nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira, niwo rero niwo nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira, nibwo rero nibwo nza kwirebera, kuko uri mu ijuru, nibwo njaja ngusingiza uko bikwiriye, nibwo rero nibwo njaja ngusingiza uko bikwiriye, nanone uko mbishoboye, njaja nguhimbaza, no mwipfa ryanje iryo zina rizampumuriza, no mwipfa ryanje iryo zina rizampumuriza,
iryo zina no mu rupfu rizaguhumuriza. Ni ukuri. Ugeze no mu bibazo iryo zina rya Yesu rizaguhumuriza. Amen. Nta rindi zina ryaguhumuriza. Izina ry'imiryango ntiryaguhumuriza. Izina ry'umugabo ntiryahumuriza umugore. Izina ry'umugabo ntiryahumuriza umwana. Ariko izina rya Yesu, haleluya haleluya, ryaguhumuriza. Nuje ugera mu kaga uje utabaza iryo zina rya Yesu rizaguhumuriza. Yego. Haleluya haleluya. Amen. Amina. Karibu ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana rigufiya cyane. Yego. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Twumve icyo Imana itubwira. Haravuga ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka. Eka ngende gahoro. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Haleluya. Amen. Hari amabyi baguteye y'uburwayi, hari amabyi baguteye y'ubukene, hari amabyi baguteye yo gupfusha, hari amabyi baguteye yo gushaka ico wakora ukakibura. Ariko Iyeri ivuganye nawe ngo ayo mabyi baguteye Iyeri yagukuyeho. Haleluya. Amena. Amina. Nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Ngo ahubwo ikwihereye amaseshe y'ibishe by'inka ngo ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Haleluya. Iyo ufashe amaseshe yumye ukayatekesha ibiryo birasha. Rasi dosikere boba utasasikere boba. Iyo ufashe amase y'inka ukayatekesha ibyo kurya urabirya bihiye. Aho kwikwihereye ibyo kurya, wa mubyeyi wa hari igihe umwanzi yaguteye amase ukaba warashatse ico gukora ukakibura, ukaba warabuze urubyaro, ukaba warabuze ico wakora. Ariko Iyeri ivuganye nawe aho uri hose, Iyera ikwihereye amase ngo ari utekesha ibyo kurya byawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Arongera arambwira ati mwana w'umuntu, dore umutsima ni wo rushikirizo rw'ab'i Yerusalemu ngiye kurukuraho. Arongera aravuga ati yewe dore umutsima ni rwo rwishingikirizo rw'Abisirayeli ngiye kurukuraho. Yes. Bazarya ibyo kurya bagerewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagerewe bashishwa. Ngo bazarya ibyo kurya bahagarikiwe kandi bashishiye umutima. Haleluya haleluya haleluya. Amen. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashoberwa babe ubutarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Imana itugirire neza. Abo ngabo bazaba gutyo n'abantu batubaha Imana. Abo bazagenza guco bazabura amazi n'abantu basuzuguye Imana. Abo bantu bazagenda gutyo n'abantu b'abanyabyaha. Ariko weho ni wubaha Imana. Haleluya haleluya. Nuyubaha ukayikunda, ukayikorera ugaca bugufi, ugakunda Imana n'abantu, ugakunda igihugu. Haleluya haleluya. Imana izakugirira neza. Imana izakuha ibyo kurya bikwiriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Nje nagukunze. Nanje nabakunze. Yego, ubwo twakundanye. Nanje nabakunze. Bivuga ngo nzanagaruka twikorere ibindi biganiro tuvuge Iyera. Nanje nabakunze. Ubu rero gutya mba mpagarariye abantu benshi mutari kumwe. Yego. Hari uzagukunda nk'uko nagukunze, avuga ati ngende kumva farazi yanagira ute namuhamagara akamanurira. Hega abantu bakeneye kumenya amakuru yaho bari kujya. Yego yego. Amina. Niyo mpamvu rero ngiye kugusaba uduhe nimero ya telefone abantu bazagira ute bazagushakiraho. Ati telefone nayiguze ejo bundi, ntabwo nimero ndayifata mu mutwe, sibyo? Ariko nanjye reka ndebe uko nimero bayireba. Ubanza kuri MTN bakanda akanyenyeri 135 ahari akanyenyeri 8 urwego, nimero ikaboneka. Reka ndebe kugira ngo nimero nimero ndayibonye.
yego narize nzi utuntu. yego Nimero ya Faraziya, arya amazina yombi ni Nyirambonera Faraziya. Nyirambonera Faraziya ni 07 86 85 3 5 reka nyisubiremo. Nimero ya Nyirambonera Faraziya ni 07 86 85 3 yego ntabwo iba kuri WhatsApp, ntabwo Imana iramuha telefone nini, ariko njya nkunda kubwira abantu nti amaduka yuzuye za Musanze, za Kigali, za Karwasa, za Kidaho, za hehe, Imana yakuramo telefone ikayiguha. Kugira ngo ndayakiriye mu izina rya Yesu. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko naka ngaka afite kamatushe gafate akaguze vuba, niyo mpamvu na nimero atarayifata neza. Eka dusoze abantu benshi bafite ibibazo, abantu bafite amadeni, abantu bashatse batarabyara, abakobwa bakuru n'abasore bakuze bagumiwe bari mu rugo, abarangije amashuri babuze akazi, abantu benshi bababaye. Ni karibu rwose. Yeka dusengera abo bantu kuko ni igihe cyacu cyo gusenga. Yego. Mwami Imana yacu, Mana Data wa twese, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, dusengeye abantu bawe. Uwiteka Imana Data wa twese, dusengeye ababyeyi babuze urubyaro mu izina rya Yesu ngo nubahe kubyara. Dusengeye abasore babuze urushako, nubahe urushako bashake. Dusengeye abakobwa Uwiteka Nyiringabo, nubahe ingo. Dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu, barwaye indwara zitari zimwe, nubahe gukira mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Dusengeye abashomeri, mwana w'Imana, nubaha akazi, nubaha icyo gukora, kuko ufite byose mu kuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Dusengeye abashomeri mu izina rya Yesu, irasisidossikerebo utasasikerebo mu izina rya Yesu Kristo, nubaha icyo gukora mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Turasenze kugira ngo urengere abantu bawe, turasenze kugira ngo urengere ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Abatagira amahoro mu mutima ubahereza amahoro, babuze Uwiteka Nyiringabo ibyo kurya ubagaburire, babuze ibyo kwambara ubambike mu izina rya Yesu. Dusengeye n'igihugu cyacu, utangemo amahoro n'umutekano mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amen.